الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونوشي الله سبحانه وتعالى الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله سبحانه وتعالى وليكدس بزوزما يوم يوكد قريتكوا أبفويا كانك الله سبحانه وتعالى وتزاسوا بالإسلام. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله سبحانه وتعالى بالقرآن يتكيو تجيوكو برجع إيو أدوهاي كبزوكا تريب الزماء نينما إكوم إيتاني التي لا تقدر بالثمن إنما ودشبركوا ونأيكوا ينغا نيشاناتو إسلام كوكو الله سبحانه وتعالى يفوزيوكو يتكو أرجاني برجع تبتكوا أبفوه فيمسك التي قضى عليها الموتى يترجمني الله سبحانه وتعالى إيا بشاتها لروه أقومنا منكر جامرجاني بإسلام أتريب منجرة كبزوكا نقروجة كويسية وزيما ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهنزين لروه الله أجل ببزني موه أكزيامه بيكو كويسية وزيما إلى أجل مسمى الله كزيرين دي لزاكو جزيجيه نتشوشا جنيمه نا الله تبارك وتعالى يكون زوره زاجينا Allah akongera kugwandi mahirwe kugeza igihe Allah yakugeneye ko nawe roho yawe itazigera yongera igaruka kwisi y'abazima. Ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala bikora bihikma ya'lamuha kubw'impamvu abazi subhanahu wa ta'ala. Ngorero mu Islam yisanze ari muzima mu gitondo yanbaghi alayhi an yahmada Allah tabarak wa ta'ala. Niyo mpamvu bikwiye yuko ashimira Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ngo alhamdulillahi alladhi ahyana بعدما أماتنا وإليه النشور. ما نغسلي ndagushimiye cyangwa se turagushima byimazeyo kuba wongeye kudusubiza ubuzima nyuma yuko twari twapfuye kandi wawe niho tuzasubira. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala yuko ukudusubiza ku isi kwacu Allah subhanahu wa ta'ala aduha gukora byiza kandi akunda. Allahumma amin. Turamusabe Allah tabaraka wa ta'ala an yataqabbala salatana yuko akwakira isala yacu لتكدوا نبيذ بالمريمونس. اللهم آمين. أيها الإخوة والإسلام نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم يسمور جاش من كتاب التوحيد من كتابات في كل كيجي شنيا من الإسلام أقومك جرميزي بكل الله سبحانه وتعالى تجزكم اليوم بيتا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ngo babu yani tugeze ku muryango witwa ngo umuryango wo kwigisha abantu yuko mina shirki ngo no mubanyikanyamana benshi mu bantu bagwamo mimman yantasibuna ila al-islam benshi mu bantu bibwira yuko ari abayislam ariko ugasanga iyi shirki bayiguyemo. ngo an yastaghitha bighayri llahi nukuba abantu babo mu byo bita al-istighatha bighayri llah kwiyambaza no gutabaza bahamagara ibindi bitari Allah ngo kugira ngo bibakize ikibi cyababayeho. aw yad'u ghayrahu cyangwa se bagahamagara banasaba undi utari Allah tabaraka wa ta'ala yuko abaha ibintu runaka bitari mu bushobozi bwabyo cyangwa se kugira ngo bibatabare binabakize bibakuraho bya bindi nanone byihariwe na Allah tabaraka wa ta'ala ikiremwa mu kidashobora kuba cyagukuramo ako kaga n'abakuru. ibi nabyo biri mu bandikanyamana benshi mu bantu baguye mu Islam. طبعا يا إخوان وفرق الإسلام الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة. الجمهور الرئيسي تكويزة إجارة النبي بتاع الاستعاذة كويتشينغا. الاستعاذة بما إجيه ولما أرتينا إتشيبي تاكوبه تتراكوبه يعني كويتشينغا يومزنغو أعوذ بالله نيتشينزا كوري الله يكون عندنا إتشينروناك بمعنى bisobanuye ngo icyo kintu ntabwo kiba cyakakubayeho ni ikintu utinya yuko cyakubaho. naho ibi ngibi tugiye kwiga istighatha byo noneho ni ukuba wahamagara ukanasaba umusada
ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala ariko noneho kuri cya kindi kibi kikuriho cyakubayeho kugira ngo uwo nguwo uhamagara akigukureho. Yani isti'adha ibyo twizejo isti'adha kwikinga biba wikinga ku kintu cyangwa se wikinga kuri Allah yuko yagutabara akakurinda kana gukiza kana gukinga ikintu runaka kibi utinya yuko cyakubaho ariko kitarakubaho. Naho istighatha ubungu byo tugiye kwiga no gusaba umusada an-nusra no gusaba umusada ikindi kintu kitari Allah subhanahu wa ta'ala ugira ngo kigukize kinagutabare kinagukureho ikibi cyamaze kukubaho kikuriho ntabwo ari kitarakubaho oya ahubwo ni cyakubayeho ugira ngo kigukureho ndetse hakinjiramo no gusaba ubuduwa no kwambaza ibindi bitari Allah tabaraka wa ta'ala. Bino muryango tugiye kwiga Islam ibintu benshi mu bantu bariguyeho benshi mu bantu hari byinshi bahamagara bakaniyambaza kugira ngo bibakize uburwayi barwaye cyangwa se bibakize ibyago runaka byabagezeho bitari Allah subhanahu wa ta'ala. Wareba ubwoko bw'uko gusaba ibyo ngibyo bindi bitari Allah banyiri gukora bakoze ugasanga rimwe na rimwe ni shirki al-mukhrij min al-milla ya shirki tukuvana mu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Uyu muryango aqadahu al-musannif rahimahullah umwanditsi w'igitabo yawushize muri iki gitabo cye kugira ngo agaragarize abantu niryari biba shiriki al-akbar shiriki nkuru igitukuvana mu dini w'Islam igihe ukoze ibyo bita istighatha igihe wiyambaje ukanatabaza usaba ubufasha n'inkunga cya kindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala niryari biba shiriki ni naryari byemewe mu dini w'Islam ku buryo wabikora twavuga ngo jaizul lahu arabyemerewe ntabwo ari shiriki niryari ubusobanuro bugomba gutangwa kugira ngo hato ejo n'ejo wundi utazibwira ngo ukoze ikintu nguru gushimisha Allah kumbi ari shiriki uguyemo wal iyad billah. Allah bituri اولا برنامبره الاحكام التي تتعلق بهذه المساله amategeko arebana n'iki kintu tuvuze bigabanije mu tanqasimu ila thalathati aqsam bigabanije mu byiciro bitatu. Haraho kwiyambaza biba ibada ku kintu runaka turibuze kukivuga niryari biba ibada ku buryo nabibonera thawabu Allah kanagushima niryari biba aho nicyo cyiciro cya mbere. Al-qismu thani igice cya kabiri niryari biba shiriki gusaba umusada no kwiyambaza ikindi kitari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa al-qismu thalith igice cya gatatu ni naryari byemewe kwiyambaza no gusaba umusada ikindi kitari Allah igihe waramuko bikoze n'ibyitwa shiriki n'ibyitwa ko uwandikanije Allah subhanahu wa ta'ala. Nabda'u bil qism al-awwal kadutangirire ku gice cya mbere niryari al-istighatha kwiyambaza no gukenera umusada biba ibada ukanabibonera thawabu. Ibyo biba igihe bibaye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo umuyisilamu yahuye n'ibyago agahura n'amakuba akagera mu bihe bitamworoheye bimukomereye yarangiza agatabaza agahamagara avuga Allah ya Allah yewe mana ntabara. Intumwa y'Imana Ayubu alayhi salam Allah muhaye ikigeragezo cy'uburwayi ararwara paka abagore be baramuhunga n'abana be baramuhunga yewe n'inshuti n'abavandimwe n'imitungo imushiraho arwara igihe kinini cyane imyaka myinshi cyane. Allah subhanahu wa ta'ala ingingo z'umubiri we zose z'intumwa y'Imana Ayubu alayhi salam zaragiye zirabora. Ayubu alayhi salam we wese yaragiye arabora kugeza ubwo twadusimba bita naam batwita inyo batwita iki ayo barakallah kugeza ubwo inyo zamusohokagamo mu mubiri yaraboze alayhi salatu wassalam. Allah yamusigiye ingingo ebyiri gusa ingingo ze zose zaraboze keretse ingingo ebyiri nizo Allah yamusigiye. Urugingo rwa mbere Allah yamusigiye ni al-lisan ururimi yifashishaga asingiza nde Allah subhanahu wa ta'ala hamwe no kurwara kwe kose ingingo ze zose zaraboze. Allah yamusigiye ingingo ebyiri zikomeye kuri mwene Adam ariko kuri babandi batinya Allah subhanahu wa ta'ala. Urugingo rwa mbere Allah yamusigiye ni al-lisan ururimi kugira ngo ajye arushaho gusingiza Allah tabaraka wa ta'ala. Yahoraga asingiza Allah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Ibi nibyo yahoraga mu Ayubu alayhi salatu wassalam. Urugingo rwa kabiri Allah yamusigiye ni al-qalb umutima we wari wuzuyemo Allah subhanahu wa ta'ala.
ari we yiringiye, ari we akeneyeho inkunga n'umusada kuri ubwo burwayi bwe kugira ngo Allah bumukureho alayhi salatu wassalam. Ayubu alayhi salam yarahamagaye abwira Allah, aramubwira ati ya Rabbi, yewe mana yanjye, urabona ko abantu barampunze, abagore bancitseho, abana banjye barampunga, imitungo inshiraho, abantu baranyinena bitewe n'uburyo meze. Ya Rabbi, masani yadurru, mana nyagasani nagezweho n'ikibi, narenge ndahangayitse ya Rabbi, wa anta arhamur rahimin, kandi mana ndabizi ni wowe munyempuhwe urenze abanyempuhwe bose. Mana ndagusabye yuko wankuraho iki kibi. Hada istighatha, ibi ni istighatha, arimo aratabariza Allah tabaraka wa ta'ala, arimo arahamagara Allah yuko icyo kibi kimuriho, ubwo burwayi bwatumye abagore be bamuhunga ndetse n'abana n'imitungo ikamushiraho. Arimo aratakamba ahamagara Allah subhanahu wa ta'ala an yaghithahu, kugira ngo amutabare, amuhe nusura, amuhe ubutabazi, amukureho icyo kibi cyamugezeho. Wa hakadha almu'min, umwemeramana nawe nuko nguko agomba kubaho Islam. Kandi Allah igihe cyose umwiyambaje mukaga n'amakuba wagezweho nako, nta kabuza wallahi Allah aragutabara. Igihe mu mutima wawe koko ari Allah ukeneye umusada, Allah aragutabara wallahi. Ayubu alayhi salatu wassalam akimara kuvuga ya magambo, Allah yohereje malaika, yohereje umumalayika, aramubwira ati genda ubwire Ayubu akore gutya na gutya gutya na gutya. Allah yamweretse amazi agomba gukaraba, hanyuma Allah akahita amukiza ubwo burwayi bwe. Wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru, na'am, wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ayubu yaratakambye hamagara Allah tabaraka wa ta'ala. Muhindi aya, wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa 'adhab urkud birijlik hadha mughtasalun baridun wa sharab. Ayubu yaratakambye hamagara Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yohereza mu malaika zanamazi abungira yuko Ayubu yakaraba, Allah itamukiza uburwayi bwe yararwaye, na yamitungira garuka ndetse n'inshuti n'abavandimwe barongera bamugarukaho. Fa ala kulli hal, igihe cyose uzahamagara utakamba tastaghithu billah, nta wundi ukeneye kaguha umusada ku byago byakugezeho uretse Allah tabaraka wa ta'ala, nta kabuza Allah azagutabara. Kandi ibyo ngibyo uzabukoze ni ibada, uzabukoze kandi Allah aragushima iyo ubikoze. Ibi byanabaye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu rugamba bita Badr. Badr mu Islam ni urugamba rwa mbere Rasul yarwanye mu mateka y'Islam alayhi salatu wassalam, ghazwatu Badr. Rasul sallallahu alaihi wasallam icyo gihe ajya kuyirwana bari bake cyane, bageraga kuri 300. Rasul n'abasahaba be bari bake cyane amama al-mushrikin, amama Quraysh Makkah, bagiye kurwana n'abashirikina b'Imakka. Aba-Quraysh bari bakubye Rasul sallallahu alaihi wasallam inshuro 3, haba mu mubare yewe no mu bushobozi bw'ibikoresho Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam icyo gihe yaraye yastaghithu billah, ijoro ryose ntabwo yaryamye sallallahu alaihi wasallam, yaraye guhamagara Allah, aramubwira ati mana nidutsindwa kuri uyu munsi falan tu'bada fil ard, ntabwo uzongera gusengwa kuri iyi si yawe. Yani mana nutaduha intsinzi kuri uyu munsi falan tu'bada fil ardi, bizagorana kugira ngo wongere gusengwa kuri iyi si yawe ya rabbal alamin. Wa yastaghithu billah, arari guhamagara Allah tabaraka wa ta'ala, kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazamuye ibiganza ijoro ryose abizamura cyane, hatta bana ibtahu, kugeza ubwo inshako zaragaragaraga kubera kuzamura ibiganza hamagara Allah tabaraka wa ta'ala, kugira ngo Allah abahe intsinzi kuri uwo munsi, kugira ngo Allah abahe intsinzi kuri uwo munsi. Kugeza ubwo yazamuye ibiganza, umwenda yari yambaye hano hejuru w'igikoyi, yari yambaye hano hejuru uragwa uramanuka, uragwa kubera kuzamura ibiganza cyane alayhi salatu wassalam. Allah tubiye ngo istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum ila akhir al-ayah. Allah icyo gihe yahaye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya Allah yaciye ubutakambije bwe kuri we. Allah aramusubiza, amwoherereza junudan, ingabo ziza kwifatanya n'abemera Imana muri wa rugamba. Izo ngabo ni izihe? Ni abamalayika. Mu rugamba rwa ghazwatu Badr, Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah yamwoherereje abamalayika bamanutse mu kirere bambaye imyambaro y'imyeru, baraza baje kwifatanya n'abasahaba mu rugamba rwa Badr. Kugeza ubwo abasahaba baravuze bati twajyaga tubona tukabona umuntu araguye yikubise hasi tutazi icyabaye ni igiki, kumbi
ari umumarayika ugize gute urwanya urwo rugamba yani muri Badr ni no mpamvu shayitani yari yoheje abakurayisha arababwira ati murwana kuri uyu munsi muratsinda. Shayitani agiye kubona abona Allah yohereje abamarayika kuko shayitani abona abamarayika shayitani abona abamarayika bari kumanuka nk'ibifaru bambaye imyambaro yera. Shayitani itavuga ngo iki inni ara ma la tarawna abwira abakurayisha yari yoheje arababwira ati bashwi murambabarire ngiye hari ibyo kubona mwe mutari kubona inni akhafu Allah ngiye nyimana ndigendeye ahita bata ku rugamba kuko shayitani yarabonye ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah hari umusada mwohereje wuhe w'abamarayika byasobanutse Islam igihe cyose Allah aravuze istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ngo nta kabuza igihe cyose muzakerera umusada kuri Allah subhanahu wa ta'ala ku byago byabagezeho ngo Allah nta kabuza agomba kubasubiza ubwo busabe mu musaba byasobanutse Islam. ubwo rero al-qism al-awwal igice cya mbere ni ryari biba ibada ukanabibonera thawabu igihe ukoze ibyo bita istighatha ni igihe usabye inkunga n'umusada kuri Allah ku byago bikuriho ari we wenyine umutima wawe yani umutima wawe kuzuramo Allah tabaraka wa taala ukumva ko nta wundi wagufasha kuri ibyo uretse Allah nta kabuza Allah aragusubiza. ibyo ni ibada ubonera thawabu. al-qism athani igice cya kabiri biryari biba shiriki wa Islam. shiriki igambiriwe ahangaha ni shirkun akbar shiriki nkuru iti kuvana mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. ibyo biba iyo ubikoze ku kindi kitari Allah tabaraka wa ta'ala kandi mu kubisaba uwo musada ukeneye hakaba harimo addu'a bikaba bishobora nkaho uri murabitakambira ubisaba. nanone ibindi ngibi bifite condition eshatu Islam. biba shiriki muri kuvana mu dini igihe uwo usabye umusada idha kana mayitan igihe yapfuye ari umuntu wipfiriye mubara bujya kubona ukabona umuntu yabuze urubyaro umuntu ararwaye kanseri cyangwa se arwaye indwara zikomeye cyane baramufashe baramujyanye ku kaburi ngo yumumenye runaka wapfuye kera cyangwa se ngo umuntu bakekaho gutinya Imana wapfuye kera ngo uje gusaba uriya muntu uko yagenda kose arakuvuganira kwa Allah tabaraka wa taala cyangwa se uwe nkawe afite ubwo bushobozi bwo kuba yamukiza iyo ndwara ngwino ugasanga abantu babyirirwa mu cyari mu bihugu by'Abarabu na sallallahu alaihi wasallam. idha kana mayitan igihe usaba umusada unatakukanamtakambira kugira ngo gukureho ikibi kikuriho in kana mayitan igihe uri kubisaba uwipfiriye kera Islam icyo gihe ni shirkun akbar ni shiriki nkuru iti kuvana mu dini ya Allah tabaraka wa taala. kubera ko imayiti kujya kuyisaba kwawe nta kindi kibiguteye uretse ko ufite mu mutima wawe imyemerere yuko iyo mayiti ishoboye kuba yagukuraho icyo kibi. wa hada shirku billah iyo ni shiriki ubuguyemo imbere ya Allah tabaraka wa taala yitina kuvana mu dini. icya kabiri nanone idha kana ghaiban igihe nanone uhamagara unasaba unakeneye umusada kubyakubayeho bibi in kana ghaiban iyo ari muri babandi badahari utari kubona imbere yawe ashobora kuba atarapfuye kadahari iruhande rwawe wenda atuye kure ntahari ariko ibyago byakugeraho ukavuga ati ya fulan yewe runaka ntabara kandi uri guhamagara ntawe uhari bibadanihi ntawe uhari imbere yawe nk'umubiri we. icyo gihe iyo uhamagaye gutyo byitwa ngo uhamagaye uko ukoze ni shirki billah iti kuvana mu dini illa keretse igihe uhamagaye ngo gutabare ashobora kuba mutari kumwe ariko bishoboka yuko rwose yakumva n'ubwo mwaba mutari kumwe cyangwa se adahari nk'umubiri we. mithalan urugero ushobora kuba uhuye n'impanuka ugahamagara ambulance muri kumwe cyangwa ntabwo muri kumwe. aba bantu batwaye ambulance muri kumwe cyangwa ntabwo muri kumwe sibyo Islam. ariko kuba umuhamagaye birashoboka yuko yaza ni nkaho muri kumwe kuri telefone ndetse Islam ibyo ntabwo byitwa shiriki. cyangwa se ushobora guterwa n'umujura ukaba wahamagara ati baturanye rwose mu ntabare dore baranyishe cyangwa se baransahuye rwose mu ntabare abo uri guhamagara bari imbere yawe ntabwo bahari imbere yawe nk'imibiri yawe ariko barahari kuko ijwi ryawe riri buze kubageraho byasobanutse Islam. icyo gihe ntabwo byitwa ngo ni shiriki ntabwo byitwa icyo gihe ngo ni shiriki yani ariko uramutse uhamagaye wa wundi ubizi neza yuko ntawe uhari yibereye nko mu kindi gihugu ibyago bikugezeho niyo wihutiye guhamagara kandi ubizi kadahari
icyo gihe yitwa muri shiriki nkuru yiti kuvana mu dini kubera ko nta kindi kiguteye kumuhamagara uretse imyemerero umufiteho yuko ashoboye kuba yagukuraho icyo kibi ndabese Islam guhamagara udahari unabizi neza yuko dahari ari ukamuhamagara ku byago bikubayeho nta kindi kiba kibiguteye uretse ku mutima wawe uba ufite ibyiringiro n'icyizere cyuko ashoboye kuba yagukiza icyo kibi kikuriho nubwo yaba adahari ndasobanutse ibyo ngibyo byo bita bituma bihinduka shiriki nkuru yiti kuvana mu dini Allah tabaraka wa taala nanone cya gatatu nanone kuba uwo uhamagaye alla yakuna qadiran ala dhalik kuba dashoboye ibyo ngibyo umuhamagaye ngo gutabareho kuba dashoboye kuba yabigufashamo nubwo yaba ariho iyo umuhamagaye uziko bitari mu bushobozi bwe ahubwo ari bya bindi biri mu bushobozi bwa Allah icyo gihe nabyo bitabihinduka shiriki mu Islam misalan urugero nko kuba masalan imvura yabuze ugahamagara ukavuga uti rwose yewe runaka tumanurire ibi byago twagezweho no kuba amapfa yateye kubera kutagwa kw'imvura turagusabye yewe runaka manura imvura kumanura imvura ntabwo uri ubushobozi bw'ikiremwa Islam ufite ubushobozi bwo kumanura imvura ni Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله يفوزيكو نيوه وأنزل من السماء ماء الله برد نيوما نرمكيرير أمازي imvura bisna uzaramutse usabye ikintu ariko kagisaba fima la yaqdiru alayhi kuri bya bindi kidashoboye ahubwo bishoboye na Allah tabaraka wa taala walau kana hayyan nugo yabahari uri kumureba imbere yawe kumutakambira no kumwiyambaza no kumusaba umusada kuri bya bindi la yaqdiru alayhi bidafite uwo bishobora illa Allah uretse Allah tabaraka wa taala bikaba bitari mu bushobozi bw'ikiremwa muntu ariko wowe kabisaba ikiremwa muntu fahada shirkun akbar yonone shiriki nkuru iti kuvana mu dini ya Allah tabaraka wa taala byasobanutse Islam ahangaha ibi bintu bitatu yo bibonetse cyangwa kimwe muri byo kikaboneka mu gusaba umusada kwawe no guhamagara icyo gihe uguye muri shiriki nini iti kuvana mu dini ya Allah tabaraka wa taala byasobanutse Islam القسم الثالث igice cya gatatu niryari biba mubaha cyangwa se biba jaiz niryari noneho byemewe kuba wasaba umusada ukaniyambaza ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala ariko nibyitwe shiriki mu Islam nibyitwe shiriki hitucurukura bino mvuze bya kabiri yani iki cya kabiri mvuze hitucurukura ngo bisobanuye ngo igihe uhamagara ukeneye umusada idha kana hayyan igihe ariho ntabwo yapfuye arahari iyo ni condition ya mbere condition ya kabiri an yakuna hadiran kuba ahari uri kumureba amma naho aramutse ari ghaiban adahari uhamagara fahadha madha tqabl shirik sibyo Islam hano ahangaha an yakuna hadiran igihe ahari koko uri kumureba cyangwa se ukaba utari kumureba ariko ukabuzi ko ubutumwa umuhamagaye kugira ngo gutabare kuri cyo kintu uri buze kumugeraho koko bumugeraho ushobora kwandikira umuntu akamesaje kamubwira ati rwose ntabara mu rugo ndatewe sibyo Islam urumva iyo ni dalili kwereka ngo ni nkaha hari ibyo byo biremewe twabibona ariko yani an yakuna hadiran agomba kuba ahari bishoboka yuko koko yagutabara kuko hari nyine asharatu thalith condition gatatu an yakuna qadiran ala dhalik kuba nanone ibyo ngibyo umuhamagara mu gutabareho kuba biri mu bushobozi bw'ikiremwa muntu kuba kuko yabigukiza adatan ubusanzwe bikaba bizwi sibyo Islam yani umujura guteye kuba wahamagara umuturanyi wawe birashoboka yuko yagukiza ndabese sibishoboka mu bushobozi bw'ikiremwa muntu Allah yaduhaye nuko bishoboka yuko wakiza umuntu warutewe abajura kabisa ukaba wamukiza kandi koko ukabura mutabara ibyo birashoboka ariko kuba wasaba umuntu ngo nturubyaro kandi uzi ko ibi biri mu bushobozi bwa Allah tabaraka taala byitwa wishugo muri shiriki nasobanutse Islam ariko ahangahe cya gatatu an yakuna qadiran ala dhalik yani kuba shoboye uwo nguhamagara kugutabara no kugukiza icyo ngicyo ukeneye uko agukizaho bikaba biri mu bushobozi bw'ikiremwa muntu adatan ubusanzwe ibi bintu bitatu Islam mu bimenye gutyo bibasobanuriye iyi masala mwahita muyumva ukamenya ngo niryari biba ibada ni naryari biba shiriki ni naryari byemewe mu dini w'Islam ku buryo uwabikora bikitwa ngo aguye muri shiriki ibi bintu mu bimenye biiznillah iyi masala mwahita muyisobanukirwa طيب
ثم استدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى نونغا لتيجي تابو ubwo agiye we kwivugira kuri shiriki hahandi biba shiriki ni hagiye kuvuga abislam yatanga dalili igaragaza yuko al-istighathatu bighayri Allah guhamagara no kusenera umusada kuri bya bindi bitari Allah tabaraka wa taala ariko muri bwa bwoko bwa shiriki twasobanuye uwabikora abaguye muri shiriki nguru itarabuvana mudi liqawli Allah taala kuri aya muri Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إن آية القرآن الإسلام الله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ورمي نوغا سابي نوغا مغاري ikindi kitari Allah tabaraka wa taala ngugisabe yuko cyagukorera bya bindi byihariwe na Allah tabaraka wa taala ikindi kitari Allah abadan urabye ntuzapime gukora ibyo gusaba Islam ntugasabe cyakindi ma la yanfa'uka kidafite icyo cyakumarira kubigisaba wala yadurruka kidafite nicyo cyagutwara igihe waramuka naam udakoze ibyo ngibyo fa in fa'alta ngo nuramuka ukoze ibyo kosa ugasaba ikindi kitari Allah tabaraka wa taala innaka fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ubicho juzamenya kuguye muri shiriki adh-dhulm ama hugambiriye ahangaha Allah yaragambiriye kuvuga ni shiriki kuko ama huguyambera komeye mwene dama gwamo ni shiriki wallahi Allah muri Qur'an yaratubwiye ngo Luqman yabwiye umwana baramubwira ati ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim Allah yise shiriki yuko ngo ni dhulmun 'adhim na mahugu akomeye cyane Islam kandi kuko wallahi Allah ni wagwaya masurebesha Allah ni wagwaya matwi umvisha Islam umuku humeka Allah ni waguhaye thumma ta'budu ghayra waranyiza kaja kwambaza undutari Allah tabaraka wa taala wallahi inna hadha la dhulm ayunawa huwa komeye cyane kuko Allah subhanahu wa taala anga aya ikuvuga kuri ad-du'a kuko mwali tugitabo yavuze ngo an yastaghitha bi ghayri Allah aw yad'u ghayrahu cyangwa se kuba wasaba ikindi ad-du'a ukambaza ikindi kitari Allah tabaraka wa taala Allah rakubwiye ngo uko uzambaza ikindi kitari Allah zirikana yuko iyi sifa ku kiremwa cyose niko kimeze ikiremwa uko wacyambaza kose na kintu cyakumarira wallahi Allah tabaraka wa taala yaragennye yuko uzapfura umukene aho wakwirukanka hose abo wagana hose nta kintu kimwe bazigera bakumarira abadan wallahi uzapfura umukene niba Allah yarabigennye gutyo kuko Allah subhanahu wa ta'ala an-naf'u wad-darru ujira kamaro ujira ahageze ibiremwa bye mu byiza ni Allah tabaraka wa ta'ala an-nafi'u huwa Allah ujira icyamarira abantu n'ibiremwa bye ni Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagennye ko uzakira nta kabuzo uzakira uko byagenda kose wallahi Allah subhanahu wa ta'ala hari cyiza kugeneye burya nta wagikupa uko abantu bose bakwiteranya namambo Rasul sallallahu alaihi hadith alladhi rawahu Imam Tirmidhi wa ghayruhu حديث رواه الإمام الترمذي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رسول ابن عباس رضي الله عنه واعلم ويوانا ويزركنكم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وزركنا يوكو إسيوس نواكيتيرا أمان غوص بكيتيرا على أن ينفعوك بشيء bagambiriye kugira ngo hagire cyiza bakugezaho abantu bagaterana bagambiriye kugira ngo bagire cyiza bakugezaho cyangwa se urwego runaka rw'icyubahiro bakugezaho ariko Allah tarabigennye kuri wowe lan yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allah lak ngo wallahi ntacyo bakugezaho cyiza uretse cyakindi Allah amaze kwandika akanakugenera koko kizakugeraho bangaye mu bantu baharanira ibyubahiro buri munsi jorama bangaye mu bantu baharanira ubutunzi n'ubukungu bagakora ibidakoreka yewe agashaka umutungo nkaho nk'intare yasaze atitaye ngo ibindi gukora ni haramu atitaye ngo akazi ni halali we ikinyenzi kuri we nuko abona amafaranga bangahe bakoze imirimo nk'iyo na n'isaba bakabakiri hasi Allah tarabazamura ngo bagere ku nzozi zabo sibeke Islam kubera iki Allah atakugeneye ikintu awuzirukanka hose Islam ntabwo wakibona abadan Rasulullah ngo wa'lam unamenye ko wa mwana we anna al-umma
لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك وكان ننوني أمان برونا كمان مسلمين تيرانيجي بكبكر النام igambiriye kuguhitana cyangwa se bagambiriye kugira ngo bigire hamwe ikibiru nakaba gukorera nko kuguhemukira ngariko Allah tarakikugeneye icyo kintu mu byo Allah yani kurubaho rwa lawhul mahfuz mu byo Allah yakwanditseho mu buzima bwawe hano kuri icyo ngicyo kitari mu bizakugeraho ngo lam yadurruka illa bi shay'in qad kataba Allah alayhi ngo wallahi icyo kintu ntabwo cyakugeraho uko wakora manama kose wallahi ngo ntabwo byakugeraho mu gihe agatigeze ariko abyandika mu bizakubaho ibyo ngibyo iyi aqida umuyisilamu agomba kuyigira iyi myemerere umuyisilamu agomba kuyigira Islam Allah aravuze ngo nusaba ikindi kitari we uzamenye ngo ntacyo kizakumarira icyo ngicyo yewe nta n'ubushobozi bufite bwo kuba cyazagukuraho ibyo Allah yakugeneye ko bikubaho ukabona n'ubwo byaba bitagushimisha uburwayi n'ibindi ngibyo ntabwo bifite ubushobozi bwo kubikuraho Allah atabigeneye ndasobanutse Islam Allah arangira ngo wa yamsaka Allah bidurri ngo kandi ini amul Qur'an wa huwa mahallu shahid inaho umwanditsi w'igitabo cyatumye azana iyi dalili arimo arashaka kwereka ibyo bita al-istighathatu bi ghayri Allah gutakamba gukenera umusada ku bindi bitari Allah ariko muri bwo kubwashiriki kwasobanuye Allah aravuze ngo wa yamsaka Allah bidurri ngo Allah yagennye ko hari ikibi kirakubaho bayislam Allah yagennye ko hari ikintu kiribuze kukubaho kitari buze kugushimisha tabana ya ikhwan twibukije twavuze ko Allah nta kibi kihaturuka Rasul yaravuze ngo wa sharru laysa ilayka mana nyagasani wawe nta kibi kihaturuka ikintu kiba kibi kuri wowe cyabayeho ariko kwa Allah nta kibi giturukiwe iyo warwaye Allah subhanahu wa ta'ala ko yaguhaye uburwayi aba yaguhaye kubw'impamvu Islam nakuze kubabwira ngo nta bantu muzi bagiye ku murongo muzima wa Allah aruko Allah bahaye ikigeregezo cy'uburwayi ntabwo mubazi ugasanga umuntu Allah muhaye uburwayi bibaye impamvu ko akora tauba akagaruka mu musigiti akazipfira ariko umurongo akazapfa ariko umurongo mwiza mu mizimo kwa Allah nta kibi cyaturuka Allah aratubye ngo yamsaka Allah bidurri ngo Allah subhanahu wa ta'ala aramutse agennye yuko hari ikintu runaka kiri buze kukubaho ariko kitaragushimisha hari ikintu runaka kiri buze kukubaho ariko kitari buze kugushimisha Allah tabaraka wa ta'ala aravuze ngo burya nta wakimukuraho illa Allah subhanahu wa ta'ala agennye yuko wa yamsaka Allah bidurrin Allah agennye yuko Islam ko hari ikintu runaka kiri buze kukubaho kitari buze kugushimisha wa yamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu burya ngo ntawakimukuraho uretse Allah tabaraka wa ta'ala wowe nyine subhanahu wa ta'ala kuki waje gusaba bya bindi bidafite ubwo bubasha bwo kuba bwagukuraho ikibi cyakubayeho usize Allah tabaraka wa ta'ala Islam kandi Allah kubwiye ngo uko wabirukankamo bose uko wabigenza kose abagabo uri muragana burya ngo ntacyo bakumarira mu gihe Allah atagennye yuko birakuvaho Islam dasobanutse iyi aya ya mbere وقال الله تعالى نموين آية الله سبحانه وتعالى يرمزمه إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الله تيغو مكوري بجابي اللي بيوسم يريغو متكامبرا مصابا مبسابا بجابي اللي بكوية قصابا الله بجابي اللي بجمعي هاريكو كوري الله تبارك وتعالى بجابي اللي بيوسم يريغو مصابا بتاري الله مبسابا بجابي اللي بجي هاريه الله تبارك وتعالى لا يملكون لكم رزقا بوردن هاتو جابا فشنها رزقي igambiro hanga sibiri ryo gusa n'urubyaro burya ni riziki kugira urugo rwiza ni riziki kugira umutekano n'amahoro burya ni riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala ngabaguha abahaye abaturage cyangwa se ibiremwa burya kurya kunywa byose ni riziki irungoko bwinshi bishina si ukurya no kunywa gusa Allah aratubwiye ngo bya bindi byose mwirirwa mutakambira munsize ngo burya ntabwo bifite mu bushobozi bwabyo kuba byabaha riziki n'ibyo mwifuza byose Allah aratubwira ngo fabitaghu inda Allahi rizqa ngo Allah bari we mujya mushakaho bya bindi byose mukeneye Islam Allah yerekanye yuko gutakamba no guhamagara no gukenera ubufasha nta wundi bigomba gukorerwa uretse Allah subhanahu kuko ni ubishoboye ibyo uwabiguha Allah avuze ko iyo riziki uwayiguha ni Allah tabaraka wa ta'ala byasobanutse Islam وقال الله جل وعلا نمين آية الله سبحانه وتعالى يرمزه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله رفضه ومن أضل نinde wayobye ninde watanye agatumurongo kurenza wa wundi uhamagara agasaba ibindi bitari Allah tabaraka wa taala kandi bisaba bya bindi byihariye Allah subhanahu wa ta'ala. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له agahamagara kanambaza kanasaba bya bindi bidashobora kuba byazamusubiza kujya bisaba cyangwa se ngo bibimuhe. ninde wayobye kurenza umuntu ngo وهم عن دعائهم غافلون كانوا gasanga nibyo ubasaba ntabwo biri kukumva bisna. abantu bajya ku makaburi bagatakamba babwira uryanye bati yewe runaka rwose nabuze urubyaro ndabizi ufite ubushobozi bwo kuba waruma cyangwa se mvuganira kwa Allah bime ibyo byose bishiriki. Allah arakubwiye ngo abantu no gutakambira nabo bantu uri kubwira ibyo bintu ngo ghafilun ntabwo barazubaye no kumva ibyo uri kubabwira Islam. iyo umuntu yapfuye ntabwo yumva ubusabe cyangwa se ntabwo yumva amajwi y'abasigaye gusozi. wama anta bimusmi'in man fil qubur. Allah yabwiye Rasul aramubwira ati nawe ntabwo wakumva yani ntabwo ushobora kuba wakumva naam abari mu makaburi ibyo bavuga naam nkuko n'abari mu makaburi bashobora kuba bakumva wowe ibyo uvuga wowe uri musozi illa mastathnahu Allah tabaraka wa taala. uretse bya bindi Allah agaragaje ko ari umwihariko abari mu kaburi bumva kuri twe cyangwa se Rasul yumvaga nk'umwihariko kuri we alayhi salatu wassalam. mu bintu by'umwihariko Rasul agaragaje ko abari mu kaburi bumva kuri twe bumva qar'an ni'ali ahlihi. Rasul avuze yuko iyo tumaze gushingura umuntu tumaze kumushyiraho rirataka watawalla ashabuhu anhu hanyuma abaje gushingura uwo muntu bakamutera umugongo bakisubirira muri gahunda zabo ngo fa innal mayyita nimayti yasma'u qar'a ni'alihim ngo imayti yumva imirindi y'inkweto yacu twisubiriye tuyitaye. iyi ni dalili igaragaza ko iki cyo Allah yavuze ko imayti cyumva ariko bitari ibingibi imayti nagira gute ntabwo yumva Islam yasobanutse. ubwo rero kujya kuyitura gahinda kawe n'ibibazo byawe ngo yewe uryamye hano mvuganira gukena nabuze urubyaro sinzi umwana wanjye ararwaye rero gukira mukize ibyo Allah aravuze ngo ghafilun ntabwo bari kukumva ibyo byose uri kubabwira. wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. na yawm al-qiyamah bya bindi bisabwa bitari Allah ariko bikanasabwa bitishimiye ababibakorera. urugero abantu basenga abamarayika abarangi tuzabageraho ishamba ari abantu bita abarangi si mubazo Islam. abarangi basenga al-malaika bamarayika wakadhalika hari abandi bantu basenga Isa alayhi salam abantu basenga Isa alayhi salam Isa bamusenga tabyishimiye ndabese Islam kandi na yawm al-qiyamah azabihakana ababimukorera anabatangarize urwango bakirikara babwira ati ibyo mwankoreye nje nangare ryo rubikwiye sindi kumwe namwe inni bari'un minkum sindi kumwe namwe. nasobanutse Islam. iyi rero ni ayi kwerekana yuko ukwiye gusabwa no gutakambirwa no guhamagarwa igihe wahuye n'akaga n'amakuba ninde ni Allah subhanahu wa ta'ala kuri ubishoboye. nasobanutse Islam kuko Allah kubwiye ko abandi bose uzatakambira kuri bya bindi byihariye Allah kugira ngo wowe babigukize ngo ntabwo bazabishobora nta nubwo bari kukumva nta nubwo bari mu bushobozi bwabo. nasobanutse Islam. ubwo bivuze ngo usigaranye ubushobozi ninde ni Allah. ni nawe ugomba guhamagara ukaratakambira. aya ya nyuma yatanze al-musannif rahimahullah yaravuze ngo wa qawlullahi ta'ala ngo nanone Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah. nguko ko amma yujibu al-mudtarra idha da'ahu ngo harundi muzi wa Islam ngukuraho ingorane n'akaga n'amakuba kubagaragu be igihe bagezweho nabyo. harundi muzi ubikora utari Allah tabaraka wa ta'ala. uremerewe uwabuze icyerekezo bitewe n'ibibazo byamubayeho uwo isi yabanye ntoya ngo harundi muzi ushobora kuba mukura muri ako kaga n'amakuba utari Allah. harundi muzi Islam ntawe. wallahi uzarebe nawe ubwawe wihurugere uzasanga hari ibihe by'amakuba n'ingorane bigeze kugeramo
nta wundi wabigukuramo uretse Allah, kandi kuko Allah ukabona bigukuyemo. Nibihari Islam, buri muntu wese yakwiha urugero bitewe n'ubuzima bwe kuva kera. Ngo harundi muzi amma yujibu al-mutarra idha da'ahu, harundi muzi wakira ubusabe bw'umutakambi akamutabariza, kandi koko akagukura mu kaga n'abakuba wahuyemo. Harundi muzi ubikora unabifitiye ububasha utari Allah, igisubizo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'ana ngaho Allah avuze ngo kuki mubikorere bindi munsize kandi muzi kandi ngiye ubishoboye. Buryo ko byagenda kose mu Islam, niyo umuntu yabashoboye cya kindi twabonye muri bya bindi dushoboye nk'ibiremwa, byemewe ko umuntu wamutakambira ukanamusaba yuko yabigukiza koko igeza ku ndisho zuzuye. Burya niyo wamuhamagara nubwo utagwa muri shiriki, ariko ugomba gusigarana mu mutima wawe yuko ibyo ukoze ni sababu, sibyo mu Islam. Ariko ushoboye yani mahdan burundu ubifitiye ububasha kuba yagukura mu kaga n'amakuba wagezemo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Byaswara iyi imani ugomba kuyisigarana, ukamenya ngo n'uhamagaye, uramutse uhamagaye umuntu ngo natewe n'abajura rwose mu ntabane, ibyo twabonye ko byemewe. Ariko rero ugomba gusigarana mu mutima yuko ibyo ukoze ni sababu, ni impamvu, ariko ushoboye nyabyo 100% kugukura muri ako kaga n'amakuba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi Allah atanashoboje uwo uhamagaye ngo gutabare kuri bya bindi, Allah atamushoboje burya nawe ryabishobora. Ndabese wa Islam yaqidu ugomba kwigumana Islam. Daswanze wa huna mas'ala, hano hari mas'ala twakibaza. Yani Allah yavuze ngo amma yujibu al-mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su', ngo harundi muzi utabara agakuraho ikibi abace ibiremwa bye igihe cyabageze utari Allah. Hano hari mas'ala, iyi aya iri kumvikanishamo yuko Allah uwo yakira ubusabe bwe n'uwamuhamagaye amutakambira mu gihe cy'amage n'amakuba. None umuntu aramutse ahamagaye Allah akamusaba mu bihe bitari by'amakuba, wenda musaba ibyiza, bwo Allah ntago yumva ubusabe bwe ngamusubize cyane. Kuko hano muri aya Allah avuze ngo iki, ngo abo yakira ubusabe bwabo nabo akura mu kaga n'amakuba ni bande? Ni babandi bari mu bihe bibakomereye bitanaboroheye, sibyo mu Islam. Ese undi we utari mu bihe bimukomereye ariko gasaba Allah icyo ashaka wenda mu byiza bya hano kuri isi, bwo Allah ntago mutabara. Kuko Allah muri Qur'an yavuze ngo iki, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, igihe abagaragu banje bazakubaza yo Muhammad ngahondi uzababwire ko ndi hafi yawe, ujibu da'wata da'i idha da'an, subiza ubusabe bw'unsabye igihe ansabye. Siko Allah avuze. None muri aya avuze yuko abo yakira ubusabe bwabo ni babandi bageze hahandi hakomeye mu bihe bitaboroheye. Ese izi aya twazihuza gute? Al-jawab, igisubizo nuko Allah subhanahu wa ta'ala ko muri aya dusomye yavuze ngo harundi muzi utabara agakura mu kaga n'amakuba abantu bageze mu bihe bibakomereye utari Allah. Nuko kwereka yuko iyo umuntu ageze mu kaga n'amakuba buryo umutima we akenshi hafi 100% aba yawerekeje kuri inde, kuri Allah subhanahu wa ta'ala, bitandukanye n'igihe uri mu raha. Nomambo Allah ngaha yibanze kuhakomeye kurenza ahoroshye. Byasobanutse Islam. Ariko ubundi igihe cyose usabye Allah, waba uri mu bihe bikomeye waba utari mu bihe bikomeye, iyo usabye Allah nta kabuza Allah agira gute, aragusubiza kana kacyo ubusabe bwawe. Byasobanutse Islam. Khitaman mu gusoza Islam uyu muryango, hari hadithi ya nyuma rawahu at-Tabarani fi al-Kabir, hadithi yakiriwe yani iboneka mu gitabo cya al-Imam at-Tabarani في يعني بإسناد صحيح، حديث صحيح. kugira ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam urebe uburyo yarwanyaga n'uburyo yajyaga aharanira ko nta kindi cyahamagarwa, nta n'ikindi wakenera umusada mu gihe wagezweho n'ikibi uretse Allah. Kugira ngo urebe uburyo Rasul yabishimangiye ni muri hadith Imam at-Tabarani mu gitabo cye cyitwa al-Kabir bi isnad sahih, muri hadith sahih yaravuze ngo fi anna fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana munafiqan, kana hunak munafiq. Ukuje cha Rasul sallallahu alaihi wasallam ngo haru munafiki yu'dhi al-mu'minina wa huwa gateshu mutwe abemera. طبعا يا اخوان abanafiki مدين الاسلام يعبد المنافقون نبابا الذين يظهرون الاسلام ويبطنون ماذا الكفر. Ni babandi bagaragaza uislamu bakigaragaza mushubu islamu ariko mu mitima yabo bahishe iki
ubuhakanyi batanemera Allah batanemera no Islam abo no bita almunafiquna mudin abanafiq yasobanutse ko abanafiki bagabanyije mu bice bibiri hari abanafiki hari ubunafiki bushingiye ku myemerere ubu ngo wita kuvana mudin inayo hali y'abanafiki bo kujya cya Rasul sallallahu alaihi wasallam bari baragoye mu bunafiki bavana hehe mudin hari n'ubunafiki butakuvana mudini ubukiri umuyisilamu ariko ukitwa umuyisilamu w'umunafiki w'inkozi y'ibibi bitewe na kimwe waguyemo muri bya bindi Allah yavuze biranga abanafiki ariko bitageze ku rwego rwo kuba wakuvana mudini iyo tuzayisobanura insha Allah kujya cya Rasul sallallahu alaihi wasallam ngo hari umunafiki kana yu'dhi almu'minin wabuzaga umutekano abemera amana faqala ba'dhum bamwe mu basahaba baravuga bati qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadha almunafiq murabibona gute muramutse muje tukajya kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tukamuregera uyu munafiki tukamusaba yuko adutabara kadukiza inabi uyu munafiki aratubangamiye ari bakeneye ko Rasul batabara kuri uyu ibyo bita istighatha barimo barakenera yuko Rasul yari bagiye kwiyambaza Rasul ngabatabare abakize ikibi kibariho ndikiye nukubangamirwa n'uwo munafiki taban umuntu wavuze aya magambo ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakr niwe wavuze ngo murabibona gute abwira bagenzi be tugiye kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam nastaghithu bihi min hadha almunafiq tujye kumwiyambaza tunamutakambire tunamusaba yuko yadukiza inabi y'uyu munafiki urumva hanga bagiye gukora ibyo bita istighatha byari turuki bageze kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul arabwira ati inma yustaghathu innahu la yustaghathu bi wa inma yustaghathu billah Rasul arabwira ati innahu la yustaghathu bi ibyo mukeneye yuko mbafasha kuri ibyo ntabwo biri mu bushobozi bwanjye bisabwa Allah tabaraka wa taala ibyo sinyubishoboye wa inma yustaghathu billah ahubwo ubishoboye ni Allah subhanahu wa ta'ala tayib hano hari su'al hari kibazo muri kondisho twabone yuko kugira ngo byemerwe kuba wakwiyambaza ikintu kitari Allah nibyitwa shiriki nuko uwo wiyambaza agomba kuba ari hayyan ariho Rasul yarariho ahangaha ubwo kondisho abasahaba nagogoye muri shiriki ndabesa uko uwo bagiye kwiyambaza ho ni Rasul kandi hayyan arahari ntabwo ari mayiti isitakabi an yakuna hadiran kuba ahari bari kumureba sahari se bari kumureba ubwo kondisho kabiri rubahirijwe sawa الشرط الثالث كونديشن gatatu an yakuna qadiran ala dhalik kuba ashoboye iki kuba yagukiza ico ngicyo umusaba yuko yagukiza Rasul rashoboye kuba kizinabiye cyangwa nagora bishoboye yarabishoboye toy limadha rafada kubera kiyanze none ko kondisho zose zubahirijwe kuki atatabaye abasahaba kuri cyo ngicyo bamusaba ikhtalafa ulama bamenye babivuze urumi faqala ba'd ulama bamwe bamenye baravuze bati Rasul sallallahu alaihi wasallam abasaba babonaga mu ndoro yabo kabishoboye ariko ntabwo yarabishoboye ntabwo byari mu bushobozi bwe kuko icyo abasaba basabaga kuri Rasul ni ukwica uwo munafiki sibyo kandi Rasul lam yu'dhan lahu ntabwo Allah yakamuhaye uburenganzira bwo kumwica ubwo urumva ntabwo yaragize gute ntabwo yarabishoboye hakaza qala ba'd ulama bamwe mu bamenye ko bavuze wa qala al-akharun abandi bamenye baravuga bati Rasul sallallahu alaihi wasallam yarabishoboye ahubwo cyamuteye kutabikorera abasahaba nuko ukurikira hano Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam suko yarayobewe yuko bitemewe yarabishoboye ahubwo yashatse kwerekeza imitima y'abasahaba kuri Allah kuko Allah niwe wibanze ugomba kubanza waheraho kurenza uko waza kukiremwa n'ubu bose no kukiremwa bikwiye sawa ariko banza uhamagare nde Allah tabaraka wa taala jasoro Islam yani Rasul sallallahu alaihi wasallam suko tarashoboye kubatabara kujya bamusabaga ahubwo yashatse kuberekeza kuhambaye kurenza we ari wende Allah tabaraka wa taala n'ubu bose ibyo bari bakoze daribye wa hada huwa qawl rajih inna wafu kitibara Islam n'ubu bose uwo ukeneye w'umusada yaba bishoboye kuko kondisho zose zubahirijwe ariko banza utakambire nde Allah ibigaragaza tauhid yawe kuri Allah ikomeye cyane kurenza ibi gasoro Islam nkuko byabaye kuri Ibrahim bajya kumujugunya mu muriro abamarayika bose angarabohereje Ibrahim aravuga ati nyenyeneye uwabohereje ari wende Allah subhanahu wa ta'ala n'ubu bose niyaza kwemera abamarayika bakamutabara bari babishoboye kuko uwo rubatumye ninde ya Allah subhanahu wa ta'ala ariko Ibrahim kubera tauhid ye ikomeye itajegajega yari afite kuri Allah nibyo yari yemerewe yarabyangaga kubiyemo akabisaba nde Allah subhanahu wa ta'ala gasoro Islam ninakaba sahaba bari bameze abasahaba
ngumwe muri we bagari kungamiya hagira ikintu kimucika kikagwa hasi agava hejuru y'ingamiya ye akaza akacifatira kandi umuhagaze uruhande bishoboka yuko yakubwira ati wamaye icyo kintu kiguye hasi harugari cyahasi ariko ibintu byose bahoraga bakeneye kubisaba nde avuga kugeza n'ubwo ikintu byemewe yuko ikiremwa cyaguha ntibyitwe na shiriki bo babisabaga nde Allah tabaraka wa ta'ala wa la'alla fi hadha kifaya والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته